dusubiye inyuma y'imyaka 14 yose umugabane wa Afurika muri rusange cyane cyane igihugu cya Libya byahombye umugabo wicyubahiro. Uyu ngiye kandi akaba ari umugabo wari witezweho guhindura ibintu byinshi mu gihugu cyiwe cya Libya. Sibyo gusa kandi uyu akaba n'umugabo wari witezweho guhindura ibintu byinshi ku mugabane wose wa Afurika. Uyu ngiye kandi turi kuvuga akaba ari nta wundi, hakaba ari Colonel Muammar Gaddafi wewe igihe kirenga imyaka 40 yose igihugu cya Libya akakivana mu bihugu byari bikennye bya mbere muri Afurika yose akagiteza imbere akagikuza mu by'ubukungu hakivanya ahantu habi cyane mu bihugu byari bikennye bya mbere muri Afurika yose. Nibyaherereyeho kandi Colonel Muammar Gaddafi wayoboraga igihugu cya Libya akaba yifuzaga yuko Afurika yose muri rusange nayo yatera imbere maze Afurika ikigaranzura ibihugu byabagashaka bake byari bifite ijambo muri iyo myaka maze ibihugu byose bya Afurika bikagira ubwigenge busesuye. Imigambi yose Muammar Gaddafi yacuraga ntago yaje kumwira bitewe n'uko ibihugu byabagashaka bake byo mu burengerazuba bw'isi byose byanzuye kumuvana mu nzira. Ibyo bihugu byose byabonaga yuko Muammar Gaddafi umunsi ku munsi yateraga imbere yabo ari mu bukungu mu gukomera cyangwa se imbaraga za politike. Ibyo bihugu byose bikomakomeye byabonaga yuko nibikomeza kumureka akomeza gutembera mu by'ubukungu, imbaraga ndetse kandi ubushobozi mu bya politike ko azajya kurwego ibyo bihugu byose bitazaba bifite ijambo habe na rito. Mbere yuko dukomeza banza wumvira ijambo. Today the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya, who now have the opportunity to determine their own destiny in a new and democratic Libya. For 4 decades, the Gaddafi regime ruled the Libyan people with an iron fist. Kuri umunsi ubutegetsi bwa Libya bwimeje urupfu rwa Muammar Gaddafi. Ibi byemeza bidasubirwaho chapiter nini yakababara abaturage ba Libya bari barimo. Gusa ubu abaturage ba Libya bakaba bafite amahirwe yo kugera icyerekezo cyabo gishyashya muri Libya nshya ndetse Libya ya demokrasi. Ku binyacumi bijya ku ibintu byose by'imyaka Gaddafi yarayoboje inkoni y'icyuma abaturage ba Libya, uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo bwigeze bukurikizwa. Abasivile b'inzirakarengane barakubiswe ndetse abandi baricwa ndetse kandi n'ubukungu bwa Libya bwapfushijwe ubusa. Iyi ngiyi kandi n'imbwirwaruhame yakozwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2011 ikaba kandi imbwirwaruhame yavuzwe na Barack Obama wahoze perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hangaya kandi amagambo yatangajwe na Barack Obama yari yuzuye ubwibone ugashinyaguro gateye ubwoba. Gusa ku rundi ruhande akaba ari amagambo yari yuzuye ibyishimo ku bihugu byose byabagashaka bake byo mu burengerazuba bw'isi byari bimaze gukora mu nzira ya Gaddafi, bitewe kandi n'ibyo Gaddafi nawe yari abakoreye mbere bigatuma nabo banzura kumukura mu nzira bakamwica. Abanyamerika kandi bavugaga ko bagiye kugarura demokrasi mu gihugu cya Libya bakavana ubutegetsi bw'umunyagitugu ari we Gaddafi. Akaba ari nabo ba mbere babonye igihugu bamaze kugisenya cyose bagihinduye amatongo, bakaba bose barifatiye za rutumikere bakisubirira mu gihugu cyabo. Ushobora kandi kuba uri kwibaza utese undi ni ikihe kintu Gaddafi yaba yarazize cyatumye yarakaza ibyo bihugu byose by'ibihangange maze nabyo kandi bikanzura kumuvana mu nzira. Ngo wayikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuganira ku rugendo rwose rw'izamuka rya Gaddafi cira ku ntebe isumbuye izindi zose mu gihugu cya Libya ndetse kandi gikubwira amabanga yose akomeye yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanzura kwica Gaddafi zifatanyije n'ibindi bihugu byose byo mu muryango wa NATO maze ibyo bihugu byose bikomakomeye bikiba hazaza heza igihugu cya Libya cyari kugira mu myaka yari iri imbere. Nongeye kandi kugushimira cyane niba ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere. Nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu byose wabisanga kuri Horizon Info. Ubaye kandi umva kino kiganiro kigushishikaje, nagusaba ukanda like maze ukagisangiza abandi nabo bakabasha kubona ikiganiro nawe ubwawe wakunze. Ngo wayikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Duhereye kandi mu ntangiriro munsi y'imyaka y'1959 igihugu cya Libya cyari igihugu gikeneye mu bihugu byose bya Afurika, aho kandi cyari igihugu cyari gifite ubukungu bwari wishingiye ku bworozi ndetse n'ubuhinzi gusa ku ngoma y'umwami Idris wa mbere amazina ye nyakuri yose akaba yitwa Said Mohammed Idris bin. Ku butegetsi bw'uyu mwami Idris wa mbere wa Libya agana kandi mu mwaka w'1959 akaba aribwo bwa mbere mu gihugu cya Libya habasha kumenyekana yuko igihugu gifite amavuta cyangwa se petroli ndetse yanga akaba atari amavuta make cyane, ahubwo yanga akaba ari amavuta yaragaza amafaranga y'amatrilioni y'amadolari ya Amerika menshi cyane yari mu butaka bwa Libya nk'umutungo kamere w'igihugu cya Libya. Aya mavuta cyangwa se petroli kimara kuvumburwa mu gihugu cya Libya, ibihugu byose bikomakomeye mu isi nka Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa byabaye bya mbere mu koresha umwami Idris wa mbere wari uwa Libya mu kugira ngo ibyo bihugu byose bijye biza bicukura aya mavuta biyatunganye ndetse kandi amenshi muri amavuta bijye kuyakoresha mu bihugu byabo. Ku butegetsi kandi bw'uyu mwami witwaga Idris wa mbere wayoboraga igihugu cya Libya,
ibihugu byose bikomakomeye mwisi harimo nka Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa byaragiye byigarurira ibirombe byose by'amavuta byo muri Libya, bakajya basahura umutungo w'amavuta wa Libya umunsi ku munsi bawujyana mu bihugu byabo. Maze umwami Mohammed Idris wa mbere wayoboraga igihugu cya Libya nta kintu kimwe yabasha kubikoraho, ibyo bihugu byose by'ibihanganye bigasahura umutungo wa Libya nawe abirebera. Mu 1963 akaribwo kandi umusore witwaga Muammar Gaddafi yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Libya, hari ishuri kandi ryitwaga Libya Military Academy, ndetse kandi Muammar Gaddafi akaba yinjiye ishuri rya gisirikare afite umutima wo gukorera igihugu cyo ndetse no kukimenera amaraso mu buryo ubwo aribwo bwose. Muri iyo myaka kandi yinjira mu gisirikare akaba yaragaragaraga nk'umuntu ufite impano yo kuyobora ndetse kandi ufite inyota y'ubuyobozi, aho kandi akijya mu gisirikare bitamugoye, aho yahise aba inshuti n'abandi basirikare benshi bagiye batandukanye bitewe no kuba umuntu naguma umuyobozi. Abenshi mu basirikare babaye inshuti ze z'akadasohoka, kugeza n'ubwo kandi nta kintu kimwe yabashaga kuba yabasaba ngo babashe kukimwima cyangwa se ngo ntibakimukorere. Ibi ngibi kandi bikaba byatangajwe n'umusirikare bakoranye ikosi witwaga Abu Jera, akaba kandi yatangaje ko Muammar Gaddafi ko akiri no mu gisirikare umusore ufite ibitekerezo by'impinduramatwara y'ikiyobozi kandi wari ufite n'inyota yo guteza imbere igihugu cyiwe cya Libya. Muri iyo myaka yose kandi Muammar Gaddafi akiri mu gisirikare akaba kandi yari umusore watekerezaga gukoresha ubutunzi kamere bwa Libya ariyo peteroli, akabukoresha mu guhindura igihugu cy'igihanganye ndetse kandi igihugu gikomeye mu bindi bihugu byose bitandukanye bya Afurika ndetse no ku mugabane w'isi, akoresheje kandi umutungo kamere cyangwa se ubukungu bwari bwishe mu ndiba y'ubutaka munsi y'igihugu cya Libya. Mu mwaka kandi w'1969 ubwo umwami wa Libya ariwe Idris wa mbere yari ari muri Turukiya yagiye kwivuza, akaba aribwo umusore Muammar Gaddafi ari umusirikare yabonye amahirwe cyane akayafatirana maze agakora kudeta agahita umuyobozi w'igihugu cya Libya. Mu ijoro rimwe gusa kandi igihugu cya Libya cyari kivuye mu maboko y'ubuyobozi bw'ubwami kinjiye kandi mu maboko y'ubuyobozi bwa gisirikare. Muammar Gaddafi kandi akimara gufata ubuyobozi yahinduye Libya y'igihugu gishya ahita cyita Libyan Arab Republic mu buyobozi budasanzwe bw'imihinduramatwara ya politike yarazanye. Yakomeje kandi kuyobora igihugu cya Libya, aho mu 1977 nabwo yaje kongera guhindura izina ry'igihugu cya Libya, maze kuva muri uwo mwaka Libya yitwa The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Muammar Gaddafi kandi akijya ku buyobozi yasanze ibihugu byose bikomakomeye byo mu Burayi byaragabanya inganda zose zitunganyizwamo peteroli mu gihugu cya Libya, aho ndetse kandi ibyo bihugu byose byari byaragabanya ibirombe byose bya peteroli ndetse n'amavuta. Hakaba ariho kandi babiyoberaga mu myaka yose yari ishize ku butegetsi bw'umwami wa mbere Idris wayoboraga igihugu cya Libya. Gaddafi akimara kujyaho ibyo bihugu byose yarabyirukanye, maze ibirombe byose bya peteroli ndetse n'amavuta tutibagiye kandi n'inganda zose zatunganyaga ayo mavuta byose bisubira mu maboko y'abanyalibiya. Ibi bintu kandi Gaddafi yakoze kijya ku buyobozi bikaba kandi byararakaje ibihugu byinshi bitandukanye byo mu Burayi bitewe nuko yari abambuye ibirombe byose by'amavuta ndetse na peteroli, basahuraga umunsi ku munsi ndetse imyaka ibaye myinshi peteroli n'amavuta byose bya Libya babitwarira ubuntu. Bimwe kandi muri ibyo bihugu harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'igihugu nka Denmark, byose byahise byicara hamwe bicura umugambi w'ukuntu byamuvana mu nzira. Gusa umugambi ugakorwa mu buryo bwo kubanza kumwambika icyasha abaturage bose ba Libya bakamwanga, Afurika yose ikamutererana, maze uwo mugambi ugakorwa mu buryo bwari bunogeye amaso ya rubanda bose yaba ari abanyalibiya ndetse n'isi muri rusange. Gaddafi kandi akimara gusubiza ibirombe byose ndetse n'inganda zitunganya peteroli mu maboko y'igihugu cya Libya ndetse n'abaturage bacyo, igihugu cya Libya cyazamutse mu iterambere, ubukungu burazamuka ku buryo buteye ubwoba, aho kandi nagara mu mwaka w'1980 igihugu cya Libya cyari igihugu cya mbere muri Afurika cyari gifite umusaruro mbumbe munini kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika. Muri 1981 kandi igihugu cya gatatu cyari kiri muri Afurika cyasohoraga umusaruro mbumbe ku mwaka munini, akaba yari Afurika y'Epfo, aho umusaruro mbumbe wa Afurika y'Epfo wabarirwaga muri miliyari 3 z'amadolari ya Amerika buri mwaka. Igihugu cya kabiri ari Gabon, cyo kandi yari ifite umusaruro mbumbe ubarirwa muri biliyoni cyangwa se miliyari 5 z'amadolari ya Amerika ndetse na miliyoni 713. Naho muri Afurika yose muri iki gihe igihugu cyari icya mbere kikaba cyari Libya, cyo kandi kikaba cyari gifite umusaruro mbumbe ubarirwa muri miliyari 13 ndetse na miliyoni 823 z'amadolari ya Amerika. Kuva Muammar Gaddafi yafata ubutegetsi bwa Libya, igihugu cye cyateye imbere, ubukungu burazamuka bitewe kandi n'ubucukuzi bwose bwa peteroli bwakorwa mu gihugu cya Libya. Gusa leta ya Libya ndetse ifatanyije n'abaturage ari ibugenzura. Hagara kandi mu 1986 Muammar Gaddafi yashyizeho ubuvuzi bw'ubuntu mu gihugu cya Libya, amashuri yose cyangwa se kwiga byose bihindura ubuntu ku baturage bose b'abanyalibiya muri rusange, ndetse kandi bibaka amazu menshi cyane yagomba gutuzwamo abanyalibiya benshi bagiye batandukanye batari bafite amikoro y'uko babona inzu cyangwa se babona aho kurambika umusaya. Ibitangazamakuru byose by'umurengerazuba bw'isi byaramutse bijya mu gihugu cya Libya, byinshi biri kumubaza impamvu igihugu cya Libya asa nkaho ari kukigira paradizo, aho yabasubije ati buri muturage wese wa Libya afite uburenganzira bwo kubona haba ndetse kandi no kubona buri kintu cyose kibanze mu buzima bwiwe kandi akakibona ku giciro gitoya cyane, byaba na ngombwa akabibona ku buntu. Mu myaka isaga ya za 80
iyo myaka yose Muammar Gaddafi yari kubaka Libya mu ishusho yiwe gusa n'ibyari bikimunyuze cyangwa se bikimushishikaje, ahubwo yatangiye gutekereza guteza imbere Afurika yose muri rusange, ibihugu byose biyigize. Yumvaga ashaka gukora Afurika yunze ubumwe, gusa byose biciye mu buyobozi cyangwa se muri politike yiwe ku giti cye. Muammar Gaddafi kandi yatangiye gutekereza gukora Leta Zunze Ubumwe za Afurika cyangwa se mu ndimi z'amahanga United States of Africa, aho yari atangiye gutekereza umugabane wa Afurika, umugabane uhambaye, aho kandi uwo mugabane abashije kuwuhuza wose, waba ufite ubukungu buhambaye ndetse kandi utaba ufitweho ububasha habe na buke n'ibihugu by'Uburayi. Aho muri iyo myaka yose ibyo bihugu byose byakolonizaga ibihugu byinshi bitandukanye bya Afurika, gusa mu buryo butagaragara cyangwa se mu buryo bwaberaga inyuma y'amarido. Muammar Gaddafi yatangiye kwegera abayobozi benshi bagiye batandukanye b'ibihugu bitandukanye bya Afurika, abereka ko icyo gitekerezo bagikunze cyashyirwa mu bikorwa, ko ndetse kandi biramutse bikunze Afurika yose yahita hakorwa ifaranga rimwe. Iryo faranga kandi rikajya rikoreshwa mu maleta menshi agiye atandukanye ya Afurika, aho kandi byari kuba rihanganye n'amadolari ndetse n'amafaranga y'amayero, nayo yarakomeje kuba ubukombe mu yandi mafaranga yose atandukanye yo mu isi. Abayobozi b'ibihugu bimwe bigiye bitandukanye muri Afurika bagiye babyemera, abandi barabyanga. Gusa umugambi bitewe n'uko ari umugambi muremure ntabwo ari gutukurwa mu gihe gitoya cyane, byakomeje gufata indi myaka myinshi irimo arabitegura. Gusa ibihugu byabaga ashaka waki bitangira gushya ubwoba, bibona yuko uwo mugambi nuramuka ugezweho Afurika itazaba ikiyobowe nabo, ndetse kandi ko nta bubasha na buke bazaba bagifite ku gihugu icyo ari cyo cyose cyangwa se leta iyo ari yo yose yari kuba ari iyo muri Afurika. Iyi ngiyi kandi nayo yabaye impamvu mu za mbere zatumye ibihugu byose bitangira gushaka kwica Muammar Gaddafi, bitewe n'umuvuduko iterambere ryo ryari ririho ndetse kandi n'ubuyobozi bw'ukuntu bwari buteye, aho we yifuzaga gukora Afurika idakorwaho cyangwa se Afurika y'igihangange, Afurika itaneshwa. Ikosa rimwe kandi ryaje gukorwa na Muammar Gaddafi, akaba ari ikosa ryabaye mu 1987 ubwo Muammar Gaddafi yashatse gufata igice kinini cyo mu majyaruguru y'igihugu cya Chad. Iki ngiki kandi akaba ari igice cyakorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buteye ubwoba kandi bwabarirwaga mu mafaranga menshi y'amadolari ya Amerika. Aka akaba ari agace kitwaga Auzu Strip, kari gakungahaye ku mabuye y'agaciro menshi agiye atandukanye harimo zahabu, uranium ndetse na manganese. Muammar Gaddafi kandi yatangazaga ko impamvu yari agiye gufata kano gace kitwa Auzu Strip kari gakungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cya Chad, ngo ariko kano gace kahoze ari agace ka Libya ahagana mu 1946, umaze igihugu cya Chad kikahambura igihugu cya Libya ku butegetsi bwa Idris wa mbere wayoboraga igihugu cya Libya. Ubutegetsi kandi bwa Libya bwari buyobowe na Muammar Gaddafi, bwatangiye ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Azuz. Gusa kandi bakoze ibyo bikorwa bya gisirikare bifashishije umutwe w'inyeshyamba witwaga Florinat wari uri kurwanya ubutegetsi bwa Chad. Muammar Gaddafi yakomeje gutera inkungu uyu mutwe wa Florinat warimo ararwanya ubutegetsi bwa Chad, maze ahagana mu mwaka w'1976 Libya yigarurira agace ka Auzu Strip, yashinga ibirindiro bya gisirikare, maze bitangiye kuyobora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bwose bwaberaga muri ako gace, bitewe n'uko kandi igihugu cya Chad cyari kikiri gusindagizwa n'igihugu cy'Ubufaransa cyagikoloneje. Muri 1947 ingabo za Chad zibifashijwemo n'ingabo z'Ubufaransa bateye ingabo za Libya, maze ingabo za Chad zigarurira ka gace ka Auzu Strip, bakambura ubutegetsi bwa Libya nyuma y'imyaka 11 yose yari ishize. Leta ya Libya iyobowe na Muammar Gaddafi iyobora ako gace. Iki kandi cyabaye igisebo cyane kuri Muammar Gaddafi wayoboraga igihugu cya Libya, aho ndetse kandi yongeye gushaka kongera kurwana ngo asubirane, maze urukiko rukuru rw'ikirenga rwa ONU rwanzura ko Libya igomba gusubiza ako gace igihugu cya Chad, maze abasirikare bayo bose bagasubira mu gihugu cyabo cya Libya. Kuva icyo gihe kandi ibihugu byose byabaga ashaka baki b'abazungu byari bitangiye kubona aho byamenera cyangwa se icyo cyose byacamo kugira ngo bibashe gushyira hasi Muammar Gaddafi, wari warababaje cyane biteye ubwoba mu myaka yari ishize, abambura ibirombe byose ndetse n'inganda zitunganya amavuta mu gihugu cyiwe cya Libya. Ibyo bihugu byose bitandukanye kandi bikimara kubona yuko Muammar Gaddafi ari kuyaga gace ko muri Chad, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye igihugu cya mbere mu gutangaza ndetse no kwemeza yuko Muammar Gaddafi yijanditse mu bikorwa byo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba myinshi igiye itandukanye. Gusa iyi kandi akaba ari propaganda cyangwa se tekinike yari igiye gukoreshwa na bino bihugu bitandukanye bikomakomeye mu isi kugira ngo bibone ukuntu bishyira hasi cyangwa se birangiza Muammar Gaddafi. Batangiye gushinja Muammar Gaddafi gufasha imitwe myinshi igiye itandukanye harimo nk'umutwe witwa Abonidar Organization, uyu kandi akaba ari umutwe w'iterabwoba wakoreraga mu Burayi, ukaba kandi wari umutwe wari ugizwe n'abanyapalestina benshi. Uyu mutwe wakoze ibitero byinshi bigiye bitandukanye ku ndege zigiye zitandukanye, gushimuta ambasade n'abaturage b'Abayahudi mu bihugu byo mu Burayi. Leta ya Amerika kandi yongeye gushinja icyaha Muammar Gaddafi cyuko yateraga inkunga umutwe witwaga IRA cyangwa se mu magambo arambuye Irish Republican Army. Uyu nguyu kandi akaba ari umutwe warwanyaga ubwami bw'Ubwongereza, umutwe wifuza yuko Ireland y'Amajyaruguru yose yabasha kwigenga. Bavugaga yuko Muammar Gaddafi uyu mutwe woherezaga imbunda, amasasu ndetse kandi n'ubundi bufasha bwose bw'intambara cyangwa se bwakoreshwaga bwa gisirikare bwose bwavaga mu gihugu cya Libya bugiye gufasha uyu mutwe wa Irish Republican Army. Si ibyo gusa kandi Muammar Gaddafi bamushinjaga no gutera inkunga umutwe witwaga Florinat cyangwa se Front de Liberation Nationale du Chad. Uyu nguyu kandi akaba ari umutwe w'inyeshyamba twavuze mbere wari urimo urarwanya ubutegetsi bwa Chad, ndetse kandi bakaba barongeraga bakamushinja ko uyu mutwe wa Florinat wamufashije kuyobora ka gace ka Auzu Strip ko mu majyaruguru ya Chad
imyaka igera kuri 11 yose. Muri iyo myaka yose kandi Amerika yatangiye kugenda runono muammar Gaddafi. So noneho biza guhindura isura cyangwa se biza kuba bibi cyane mu 1988 ubwo habaga igitero ku ndege yitwaga Pan AM Flight 103. Iki gitero kikaza kubera mu mujyi witwa Lockby mu gihugu cya Scotland. Ubwo igisasu cyaturikiye mu ndege ya kompanyi y'abanyamerika yitwa Pan AM, maze abantu bageraga kuri 270 bose bakahatakariza ubuzima. Nyuma y'icyo gitero kandi yamaze gukorwa iperereza, Amerika yakomeje gushinja kino gitero muammar Gaddafi cyahitinye abantu bagera kuri 270 bari muri iyi ndege ndetse n'abandi 11 bari hasi ku butaka, bitewe n'uko mu iperereza hafashwe abagabo babiri b'abanyalibiya bashinzwe kugira uruhare muri kino gitero. Gusa umwe muri bo witwaga Abdul Baset Ali Magari, akaba kandi yarafunzwe byemezwa yuko yakoranye n'ubutegetsi bwa muammar Gaddafi. Libya yafatiwe ibihano, ubutegetsi bwa Gaddafi nabwo bufatirwa ibihano bigiye bitandukanye, ari nako umugambi mubisha ibihugu bigiye bikomakomeye mwisi byagendaga biwusatira ndetse kandi biwunoza umunsi ku munsi. Akaba ari umugambi wari ugamije kwangisha muammar Gaddafi abaturage biwe ba Libya ndetse kandi n'isi yose muri rusange, ubundi nyuma bakazamukura mu nzira. Hangana ibyari byagakomera cyane kugeza ubwo mu 1990 Gaddafi yashatse gukora ibisasu bya kirimbuzi, aho muammar Gaddafi yafashe ya mbere akajya kugura fonomire z'ibisasu bya kirimbuzi ku mugabo witwaga Abdul Qadir Khan. Ngo kandi akaba ari umuscientifique w'umunyapakistani wakoraga ibisasu bya kirimbuzi, akaba yaragurishije fonomire nkeya cyane kuri muammar Gaddafi. Gusa Amerika yaba ikimara kumenya ndetse ifatanyije n'ibihugu byose bikomakomeye mwisi yarimo Ubwongereza, Ubufaransa, Denmark ndetse n'igihugu cya Israel, bakaba barahise batangira kumuhiga bubi na bwiza, bakimenye ko noneho muammar Gaddafi afite umugambi wo gucura ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se ibitwaro bya kirimbuzi nawe ubundi akabyibikaho. Ibyo bihugu byose byahiye ubwoba, batangira gutekereza yuko muammar Gaddafi namara kugira ibisasu bya kirimbuzi tazaba bakimushoboye habe na gato ndetse kandi nta jambo na rito bazaba bakimufiteho. Hagana muri 1992 muammar Gaddafi yashatse gukusanya abasantifike bagiye batandukanye mu isi mu byo gukora ibisasu bya kirimbuzi mu kugira ngo bose bahurize mu gihugu cya Libya ubundi batangire gucura ibisasu bya kirimbuzi. Gusa inzego z'umutekano mpuzamahanga uwo mugambi ziwuburizamo. Hashize imyaka itari mike cyane muammar Gaddafi yarabuze abantu baza kumucura ibisasu bya kirimbuzi mu gihugu cya Libya, hari nako ibihugu bikomakomeye mu isi byari birimo biragenda bimucira umugambi wo kumwica gahoro gahoro, bishaka kumufatira ataragira ububasha bw'ibisasu bya kirimbuzi mu maboko yiwe. Hagana kandi mu mwaka wa 2011 nibwo mu isi yose haje kuba icyitwaga Arab Spring, ubwo abaturage b'abarabu mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye barwanyaga amaleta yabo. Batwara nko mu gihugu cya Misiri, aho abaturage b'abanyamisiri bigaragambyaga banga ubutegetsi. Igihugu nka Tunisia n'abaturage baho barimo barigaragambya banga ubutegetsi, ndetse kandi n'igihugu cya Syria n'abo abaturage babo bakaba barigaragambyaga banga ubutegetsi. Igihugu cyari gikurikiyeho nta kindi cyari igihugu cya Libya. Muri Libya naho abaturage batangiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa muammar Gaddafi, hatangira kuvuka imitwe myinshi yitwaje intwaro yashakaga guhirika ubutegetsi bwa muammar Gaddafi. Gusa nawe ntibyatinze, atangiye gusubiza imitwe yose yitwaje intwaro mu buryo bwa gisirikare, aho benshi bafunze barwanyaga ubutegetsi bwiwe, abandi arabica. Maze ibihugu byose bitandukanye by'amahanga bitangira kwita ku gihugu cya Libya ndetse n'ibintu byose byaberaga mu imbere muri Libya. Umuryango w'abibumbye cyangwa se ONU watangiye kubizamo, UN ifatanyije na NATO batangira kohereza abasirikare ngo bagiye kugarura amahoro ndetse na demokarasi mu gihugu cya Libya, aho kandi ingabo za mbere zabanje kurira gutema ikirere zijya muri Libya ari ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Amerika ndetse na NATO muri rusange zatangiye kurwana n'ingabo za Libya cyangwa se ingabo zari ziyobowe na muammar Gaddafi. Amerika itangira kohereza indege z'intambara zihambaye muri Libya, ibisasu bya kirimbuzi bikomakomeye. Ingabo za Amerika zitangira kurimbura ibirindiro byose byari birimo ingabo za muammar Gaddafi cyangwa se ingabo za Libya. Igihugu cyari gihinduka amatongo, gihinduka umwanda. Gusa ibyo byose Amerika bivuga yuko iri guhagarika Gaddafi kwica abaturage be ndetse n'ubuyobozi bwiwe bubi ngo bwari bwaramunze igihugu cya Libya. Abasirikare ba muammar Gaddafi bakomeje gutsindwa umunsi ku munsi. Ibirindiro byabo byari bikomakomeye mu gihugu bigiye bitandukanye bigenda birimburwa n'indege z'intambara z'abanyamerika ndetse n'umuryango wa NATO. Cyari gikurikiyeho nta kindi kwarugunga kwa muammar Gaddafi akajya ahantu kure mu gushaka ubuhungiro. Ku itariki 20 z'Ukwakira mu mwaka wa 2011 muammar Gaddafi akaba ubwo yaje kuvumburwa mu gace yari yagiye gushakamo ubuhungiro. Akaba ari agace kitwa Sorti, akaba yarashe kubonwa n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu cya Libya ashaka guhirika ubutegetsi bwiwe maze bakamwica. Muammar Gaddafi akimara gupfa, Amerika ndetse n'ibihugu byose bitandukanye byo muri NATO byahise byurira indege cyangwa se bitemba ikirere byose byisubira mu bihugu byabo, basiga igihugu gihindutse amatongo. Kuva icyo gihe abaturage ba Libya babayeho nabi cyane, aho kuva Muammar Gaddafi yapfa Libya nta buyobozi bukitse yigeze yongera kugira, ahubwo abaturage ba Libya bakomeje kubaho mu buzima bubi. Benshi mu banyalibya barashimutwa, bajyana mu mirimo y'uburetwa ndetse n'ubucakara mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye byo mu Burayi, bose kandi bafatwa nabi biteye ubwoba. Kuva kandi Muammar Gaddafi yapfa, igihugu cya Libya ntabwo kigeze cyongera kugira amahoro habe na gato, ahubwo cyese gihinduka imbuga y'urugamba cyangwa se zone y'intambara, bitewe kandi imitwe myinshi igiye itandukanye yitwaje intwaro yose biri kurwanira ubutegetsi, irwanira peteroli cyangwa se amavuta ndetse n'ibirombe, aho kugeza n'ubu igihugu cya Libya nta mahoro na make gifite.
nongeye kandi kugushimira cyane niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro. Nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, byose wabisanga kuri uyu muyoboro wa Ozone Info. Ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo waca muri comment section ubundi ukacyandika. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.